cyo nabwira abahanzi nuko bagomba guhanga batigana badashishura badashishura nkubaza ibibazo nihutisha kugira ngo yego ntagufata umwanya munini cyane bajya babashinza imyitwarire mibi amakorari abantu baba mu makorari cyane cyane abanyamuziki hazamo ikibazo ngo cy'inzoga cyo gukunda inzoga cyane hari n'akandi kantu bakunda ntashatse kuvugira kuri none anga ariko nzakavuga wenda utaha hagiye bizangomba gusa nkakeka kariko nanyu inzoga cyeka yego korari do Kigali niko de Kigali cyangwa nuko yumva gusa inyumva gutyo ariko hari abaho banzi hari abaho muziranye aha reka dutangire dusuza abantu badukurikiye tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro bijyanye n'umuziki muri Katolike cyane cyane ariko tubabwira amakuru agezweho mu makorari mu bahanzi nifuje no munsi kuganira n'umuntu mutaherukaga cyane muririmba indirimbo ze nyinshi na nyinshi ariko mutamuzi ndagira ngo atangira twibwira ntabwo ari ikiganiro kirekire turi bugirane ni ukwiganira bisanzwe gusa kugira ngo abantu bamenye yuko agihari n'indirimbo ze zimwe na zimwe tuzibukiranye turakwakiriye kuri KCM TV. Murakoze cyane nitwa Rwanyange Alexis ndo umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika nkaba nturutse muri paruwasi ya Rwamagana santarari ya Ruramira. Mumeze mute Rwamagana? Rwamagana nta kibazo turashima Imana rwose ibintu bimeze neza akavura karaguye ibintu mbese imyaka ni mikuru rwose ibintu bimeze neza ni byiza cyane vraiment kugira ngo urabona yuko no mu mujyi imvura imiragwa abadukurikiye nyine twahuriye Kigali yari yaje Kigali bari indirimbo arimo arakora muri studio ngira ngo wenda mu minsi izaza abadukurikiye bazayimenya yego niko biri so reka ntangire rero nkubaza ubundi muziki wawutangiye ryari umuziki nawe utangiye ibintu bijyanye no guhimba indirimbo mu 1987 hashize imyaka itari mikeya imyaka atari myinshi cyane nibyo yego urwo rugendo rwe rw'umuziki waruvugira gutabana n'urugendo rwakoroheye n'urugendo ubona ibyo wifuzaga mu muziki warabigezeho cyangwa se uracyafite byinshi ukeneye kugeraho ntago urugendo rwose ari uko umuntu yaba yarageze ku nshingano zose zijyanye n'umuziki wenda kubijyanye n'uko umuziki wakozwe umuziki turawukora ariko rimwe na rimwe ubushobozi bwagiye bubura kuko ibintu bijyanye na muzika bisaba ubushobozi buhagije cyangwa n'abaterankunga bahagije ibyo rero byagiye mpura nabyo mu mpande zose ariko guhimba ntabwo byigeze bihagarara. Watangiriye muri korali cyangwa se watangiye ku giti cyawe ujya gutangira umuziki? Ntangira umuziki natangiriye muri korali gusa hari umupadiri wari muri paruwasi ya Rwamagana yari umutaliyani yitwaga Padiri Wariteri. Icyo gihe rero niho yaje muri santarari ya Ruramira nyine ariyo yiwacu mvukamo noneho yumva uburyo naririmbaga muri korali y'abana yumva uburyo baririmba birangije kubera ko bataririmbaga ku buryo bwiza aradutuka aratwanagaza ati reka ntabwo mukwiye kuririmba muri cyo ntibishoboka mugomba kuririmba neza ntabwo bimbyemeye aribwo rero hashize iminsi haba sesiyo y'indirimbo kuri paruwasi aba ari ijyamo yigiyemo noneho abona uburyo ndirimba birangije ati ariko wa gasore we wowe tari wowe hari icyo washobora wowe nuko byatangiye muri make. Hari indirimbo hari korali z'i Kigali ujya wumva? Korali do Kigali. Ni korali do Kigali cyangwa nuko yumva gusa inyumva gutyo ariko hari abaho banzi hari abaho muziranye none se izindi korali z'i Kigali uzi ni izihe uretse de Kigali? Korali do Kigali hari Eastern Singers ni Kigali abaririmbyi yitwa Eastern Singers yego naho ndayizi ni group hari korali ya Kicukiro Saint Paul indi nihera ndumva nka korali nyinzi
z'i Kigali. z'i Kigali. ujya ubona korali z'i Kigali yego ariki zakwigira ku makorali yo mu cyaro cyangwa se yo mu ntara. korali z'i Kigali icyo zakwigira kuri korali z'intara yo mu ntara. ndabizi abantu benshi nyine bahita bumva yuko korali zo mu cyaro zishobora kwigira kuri korali, ariko reka tubicurike numva gusa n'ubicuritse. niki korali z'i Kigali zaza kwigira muri korali zo mu cyaro. Korali zo mu cyaro birumvikana kenshi na kenshi ziba zitinya, zumva ko ibintu byo mu mujyi ari byo bitwika nyine byo bigezweho. Ariyo mpamvu na rimwe abantu bo mu cyaro nyine basa n'abishyira ku ruhande. Ariko icyo korali zo mu mujyi zakwigira ku zo mu cyaro kenshi na kenshi usanga ariho rimwe na rimwe hari abahanzi baba bari mu cyaro baba bakwiye kuzamurwa, ku buryo hakagombye ubufatanye hagati y'abanyacyaro n'abanyamujyi, ku buryo abanyamujyi tuzi ibi ngibi reka tuzamura mu cyaro, no mu cyaro natwe tuzi ibi reka tubishyikirize abanyamujyi, noneho bya bindi bibashe gutera imbere, bwa butumwa bubashe kugeraho bugomba kujya. Ubufatanye muri make, ubufatanye bwiza kurusha wenda kuba hari bamwe bakwigira ku bandi. Yego, abantu bo mu makorali ndagenda nkubaza ibibazo nihutisha kugira ngo yego nta gufata umwanya munini cyane. Bajya babashinza imyitwarire mibi mu makorali, abantu bo mu makorali cyane cyane abanyamuziki. Hazamo ikibazo ngo cy'inzoga, cyo gukunda inzoga cyane. Hari n'akandi kantu bakunda ntashatse kuvugira kuri none hanga, ariko nzakavuga wenda utaha. Hagiye bizangomba gusa nkakeka kariko nanjye. Yego, mu cyaro naho ibyo bintu bibayo. Ntabwo byahabura kuko umuntu ni umuntu kandi twambaye umubiri. Ibyo bintu rero no mu cyaro birahari, uretse ko wenda biba bidakabije cyane nko mu mujyi, ariko no mu cyaro birahari. None se ubona biterwa n'iki? Hari ikintu impamvu nyamukuru wenda nko mu myaka maze uririmba ujya ubona yabitera ibyo bintu nyine bituma kuki abanyamuziki nyine biba aribo bijyaho cyane? Sinavuga ngo runaka, ariko usanga kenshi usanga harimo urubyiruko, abakobwa, abasore, ugasanga ari ubwo bushyuhe shaka nyine gukora ibintu runaka bijyanye na ya myaka yabo, ugasanga rero nyine bigiriye muri ibyo ngibyo, ugasanga nyine korali igiye muri ubwo buryo nyine bitewe n'icyo gihe cyabo cyangwa icyo gihe cyabo. Ndabyumva cyane. Hari ikindi kintu bajya bakunda kuvuga ku makorali, bavuga ngo iyo turi mu misa ntago dusenga. Urakizi? Ngo twagiye kuririmba ntago dusenga, ngo ahubwo tuba turwana no kugira ngo abaririmbyi muri rusange ngo ntago dusenga, ahubwo gusanga twebwe turwana kwibonekeza nyine, cyangwa se akenshi na kenshi ugasanga umucuranzi arimo arashyiramo ibintu mu nanga kugira ngo aze kubitera. Umudirije arimo arareba mu gitabo cy'indirimbo, arimo arareba yuko yandirimba iza gukurikiraho, ugasanga turi muri utu ngutu gusa. Ugasanga ntago twebwe twumvishije ijambo ry'Imana cyangwa se ibyari mu kiza ntago tubikurikiye. Ibyo bintu twabihuza gute? Ni gute cyangwa ntago bishoboka? Nibyo twasenga tukanaririmba. Ubundi indirimbo ziba zigamije gusingiza Imana ariko zigafasha n'abantu. Ibyo rero sinabihakana kuko usanga rimwe na rimwe hari nk'amakorali abashaka kuzo kumva ko uyu munsi bumve ko twaririmbye neza, twatwitse, ariko muri bo nta kibarimo. Ariko navuga ko n'ubundi indirimbo zagagombye gufasha abaziririmba, abazumva, ndetse n'abandi bose muri rusange. Ibyo rero kirahari nacyo. Bagiye gukurikirana uburyo umuziki gatolika wagiye utera imbere. Yego, mu myaka nyine guturuka mu iyo myaka yose kugezana n'ubu ngubu, ubona riri tandukaniro riri mu muziki w'iki gihe no mu muziki w'igihe cyashize, ukurikije ukuntu wagiye utera imbere, ubona itandukaniro riri mu myaka yashize n'ubu ngubu? Itandukaniro rirahari ugereranyije mu bihe byashize. Indirimbo zari zihari, zari indirimbo zirandaga, zirambitse ku buryo abantu batazitabiraga, mbese ku buryo izi ndirimbo ziziye
indirimbo nyine ngo ni chant populaire kuzabaye z'abakirisitu ku buryo nyine zakanguye zakanguye abantu ubu kirisitu busa naho nyine busa n'ububyuka itandukaniro rirahari ugeranyije mu gihe cyashize ugeranyije n'ubu ngubu indirimbo ubona ari byiza kurusha ibya mbere. Ubu nta kintu umuntu yavuga ati wenda iyo mbona ifite ubushobozi wenda mu muziki wa kera nagarura iki ngiki wenda ubona cyatakaye mu gihe cya kera like mu myaka wenda sinumva ntabwo ari nawe kenda cyane ariko nyine ugeranyije uburyo imiririmbire ya kera uburyo abantu bahimbaga indirimbo uburyo bakoraga mu kiliziya ibintu nk'ibyo ngibyo nta kintu ujya wumva ufite inyota cyagaruka wenda nk'ubu ngo wenda ubona cyatakaye nk'ubu cyagaruka mu muziki ubona wenda mu gihe cya mbere mu kera cyaziriye indirimbo bari bafite ubukristo buhamye ubukristo bwari buhamye kuko bakoraga ibyo bazi ibyo bazi rwose ubona ku buryo yabaga agiye nko gushengerera kumva nyine wese yagezeyo ariko usanga kuri iki gihe nyine ubukristo busa naho bwiyorosha ibindi bugabanyuka yego ubukristo nibwo twakwimura tukabuzana ubu ngubu ubukristo bwa kera ntabwo ari bwo bw'ubu birumvikana turi mu iterambere kandi turi mu isi buri mu kuvuduka nyine ku muvuduko ariko ibya kera si byo by'ubu birumvikana ariko urebye ubukristo bwa kera ntabwo ari bwo bw'uyu munsi ko bajye bavuga ngo indirimbo nyine wenda bashinze abaproducer bashinze amakorali ajya gukora muri studio ati umuziki wacu mwarawishe ujya ubyumva ngo mwarawishe umuziki wajya kugenda nyine ngo urimo isengesho ubu ngubu twashyizemo ibicurangisho bimeze nk'ibyo mu ndirimbo z'isi nyine twabisakurishije cyane tukabyirukansa ibintu nk'ibyo ngibyo icyo kintu ujya ukibona gute wowe ujya wumva ibyo bakora koko ari ugutukwemera mu ndirimbo cyangwa se ni ubyumva gute oya ntabwo ari ugutukwemera ubwo n'ubundi uwatukwemera yaba yarasanzwe wiragutaye n'ubundi ko imana tuvuga ni imwe ko waririmba kose cyangwa ko wagera kose imana n'ubundi irabyumva kandi irabyakira numva rero n'ubundi niba waririmbaga gutya na gutya ariko imana yo irabizi byose kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma byose irabizi. ni ibiki se ubona indirimbo zahimbwe kera n'izirimo zirahimbwa ubu ngubu ujya uzireba ukazigereranya indirimbo za kera n'iz'ubu ujya uzigereranya indirimbo za kera n'iz'ubu iyo urebye indirimbo z'ubu nyine harimo ibintu bijyanye no kwihuta mu ndirimbo kuko kera byari uburyo bwo kurandaga mbese ukumva ko indirimbo n'ubundi ntabwo indirimbo za kera n'iz'ubu ntabwo bigenda kimwe kubona ko iza kera zasaga n'ubundi zigenda zirandaga ariko zifite ubutumwa zitanga yego n'iz'ubu nazo zirihuta ariko zikagira ubutumwa zitanga ibyo rero n'ubundi bigasaba ko buri wese yakira akurikije umutima nama we yego cyane rwose ntabwo ndi bugutindane dusoza hari ikintu wumva wabwira abahanzi barimo barahanga indirimbo ubu ngubu icyo nabwira abahanzi ni uko bagomba guhanga batigana badashishura badashishura kandi bagahanga ibintu byemewe na Kiliziya Gatolika ikaba ari umwimerere atari ukwigana ngo runaka yakoze ibi nanjye reka nkora ibi ubwo rero numvaga n'ubundi icyo nabwira abahanzi bahange bashingiye cyane ku ijambo ry'Imana iby'Imana yavuze Bibiliya irahari mbese yego na inspiration ishobora kuza runaka ariko noneho be kwiganana cyangwa ngo bakore ibintu bitari mu murongo wa Kiliziya Gatolika. Hari ubutumwa wagenera amakorali muri rusange apana abahanzi amakorali nayo agomba gushyira hamwe mbere
ugomba gushyira hamwe kumva ko uwo dukorera ari umwe udukorera n'umwe n'abadukorera Imana imwe tuyikorere tuzi neza ibyo dukora nta guca ku ruhande nta kujya muri ibi ngibi twivurugute muri ibi turangiza tuze muri korari twambare neza twambare amakazi n'ibiki turirimbe tuhatwike kandi waraye mu bintu bidafite epfo na ruguru tube abantu bari muri korari bagaragaza nyine ubwiza imbere n'inyuma yego batanga urugero batanga urugero rwiza. Urakoze cyane rero tuzongera tugutumire mu minsi iri imbere abari badukurikiye nabo twabasezeraho nakagaruka murakoze cyane. Murakoze nanjye ndabashimiye yego.